Muraho neza bene data bavandimwe, amahoro y'Imana abane natwe. Nezerewe Imana ko igikomeje kuturindira mu buntu bwayo, tukaba tugejeje igihe tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndagira ngo umwanya nk'uyu nguyu tuganire ku ijambo rivuga ngo umuvumo. Topiki tugiye kuganiraho umuvumo. Iri jambo ndibazaniye ngira ngo turebere hamwe twese igituma hari ibidushyikira bitari byiza kandi bikatubabariza imibiri yacu ndetse n'imiryango yacu cyangwa n'isi muri rusange. Wakibaza uti se ubundi umuvumo uterwa n'iki? Ese ubaho? Niba ubaho se uzanwa n'iki ku muntu cyangwa se ku mwana w'umuntu? Burya umuvumo uzanwa n'icyaha. Icyaha nicyo gituma umuvumo uboneka ku mwana w'umuntu, kandi umuvumo ubaho. Bene data bavandimwe, tugerageze kwirinda icyaha. Icyaha umuntu agushwamo na Satani amutega imitego hirya no hino akayigwamo. Imwe akayigwamo atayigizemo uruhare, indi akayigwamo yabigizemo uruhare rw'uburangazi rimwe na rimwe. Nibyo bigenda bikadukurura imivumo. Ndaguha urugero rwa hafi nawe urabasha kubyumva neza. Hari umusore umwe wabaga mu byaha cyane, yakundaga kugwa mu byaha cyane, akunda gucumura cyane, cyangwa se akavuga ngo gukora ibyaha nk'uko tujya tubivuga. Ari umuntu ukunda gukora ibyaha, ari umuntu ukunda kwibera mu byaha, yaragiye arasayisha. Noneho agera igihe cyo kuvuga ngo agiye kubaka urugo, ashaka umwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa yashatse, we mu by'ukuri yari wa mwana wageragezaga kwifata kandi atinya icyaha. Babanye, Imana yabahaye urubyaro. Umwana wa mbere baramubyara araza ari nta kibazo. Umwana wa kabiri agiye kuvuka, yavukanye ikintu kibyimbye ku gutwi kimeze nk'ikibyimba. Barwana no kuvuza biranga, barwana no kuvuza umwana kugira ngo ya ndwara barebe ko yakira. Reka ta, umwana byageze aho yitaba Imana. Birakomeza, bagiye kongera kubyara, noneho babyara umwana ufite ikibazo cy'ubumuga, noneho bugaragara neza bw'akaboko. Bene data bavandimwe, ibi bintu byose icyabiteraga n'iki? Ni ingaruka z'ibyaha umusore akiri umusore yagiye agwamwo bya buri munsi. Bibiliya iravuga ngo ndi Imana ifuha. Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana ariko ritubwira ngo ndi Imana ifuha, mpora umwana gukiranirwa kwa base no kwa basekuru, nkageza ngo ku buvivi n'ubuvivure, ngo kandi nkababarira abuzukuru ubuvivi n'ubuvivure nanone. Icyaha kizana umuvumo, wa muvumo ukagira ingaruka kuri nyiri gukora cya cyaha, nyiri kugwa muri cya cyaha, bikagenda bigakururuka, bikaba nk'isheni, kugeza ubwo bigeze n'ingaruka ku mbuto ziri mu nda yawe, bigeze ingaruka ku mbuto ziri mu nda yawe. Wajya kubyara ukabyara umwana ubona utishimiye,
kuki umwana avutse ameze atyo? Impamvu ni iyihe? Wowe ngo niko Imana ngo yabigennye, ngo ubwo ngo niko umwana ngo yaragombaga kuvuka? Oya, hari ikiba kibiteye, burya hari impamvu. Wowe ukabona ibyo ukora byose ubifitemo inyatsi, kandi ya nyatsi nta kintu ugeraho na kimwe. Ufite umuvumo ukuriho, mu kazi ufite umuvumo ukugendaho, uhorana nawo, mu muryango, muri famiye hari abo mudahuza ku mpamvu z'iki? Ku mpamvu z'umuvumo. Umuvumo uterwa na bya byaha. Rero mwene data, ihana ibyaha, tinya icyaha n'igisa nacyo. Icyaha gifite ingaruka ndende, ntabwo kigira ingaruka y'ako kanya gusa, kigira n'ingaruka ya h'ejo hazaza. Iyo utakihannye kiragenda kikagira n'ingaruka no ku nsoro ziri mu nda yawe. Bibiliya itubwira ukuntu Gahini, urubyaro rwa Adamu na Eva, uburyo Gahini yishe umuvandimwe we Abeli. Imana irangije ibaza Gahini ngo, Gahini, murumuna wawe ari he? Gahini ati, urambaza mwene w'umama, ndamushinzwe. Kuko yari azi ibyo yamukoreye. Imana ibwira Gahini ati, amaraso ya murumuna wawe ari kundirira ku butaka, ari kuntabaza. Kugeza ubwo Imana yafashe igihano cyo guhana Gahini, iramuvuma. Tuzahinga ubutaka ntibwere. Iramuvuma Gahini ati, aho uzajya hose bazajya bakubona, kandi n'inzoka izajya ikuruma igitsi. Kugeza n'ubu ngubu ibiriya Gahini yakoze, biriya Adamu na Eva bakoze, byabaye umuvumo. N'ubu biracyagira bite? Biracyaturiho, biracyatugendaho. Ndagira ngo nkumvishe, nkwereke imbaraga z'icyaha, uburyo zikururuka zikagenda zikavamo umuvumo. Wa muvumo ukagenda ukagera naho uba nka karande. Nta nubwo uba nka karande, ahubwo uba karande kofamu. Bene data bavandimwe, twirinde icyaha n'igisa nacyo. Umuvumo ntabwo ari ikintu cyo gukinishwa. Ese wakirinda umuvumo ute? Wakirinda ibyaha ute? Wowe utarakira agakiza, wino kwa Yesu. Agakiza gatangirwa ubuntu. Ihana ibyaha byawe. Nutera intambwe imwe usanga Yesu Kristo nawe aratera intambwe 99 aza gusanga. Ateze amaboko, ihane ubone amahoro. Ibyaha byawe niyo byatukura tukutuku bisa nk'itanura ry'umuriro, ndakubwiza ukuri ko amaraso ya Yesu arakweza gutunganye, bihinduka umweru, bise mu bwoya bw'intama. Kandi iyo mivumo ikugendaho, izo nyatsi zitebwa n'imivumo, inkomoko zabyo byose ari bya byaha uhora ugwamo, ndakubwiza ukuri ko birakurwaho. Fata icyemezo mu mutima wawe, maze wakira agakiza, imivumo igukurweho, ndetse n'imbuto zikuri mu nda yawe nazo zirabiza umugisha. Nazo uzazisarura zikuryoheye, uzazibona ziboneye zikeye. Amahoro y'Imana abane nawe. Ni ijambo nakugezagaho riyobowe n'Umwuka Wera. Imana ikurinde kandi ikugirire neza ibihe byose. Amen.